Reka mbisubiremo, ruhago si umukino gusa. Ruhago ni amarangamutima, ni urukundo, ni amarira y'ibyishimo, ni agahinda ko gutsindwa n'igitonyanga cy'amarira y'icyizere n'ibyishimo mu maso y'umufana washatse itike ye akajya kureba ikipe yakunda. Nyamara muri iyi minsi hari ikintu kimwe cyatangiye kuyobora byose muri uwo mukino. Ni ijambo rigizwe n'inyuguti 3 VAR, ariryo benshi twita VAR, Video Assistant Referee. Uko wabyumva kose ni ikoranabuhanga rikoreshwa mu gukurikiranira hafi amashusho y'imikino kugira ngo rifashe abari mu kibuga nk'abasifuzi gufata ibyemezo bya nyabyo. Ariko se koko ni ibyemezo bya nyabyo? Niba rigeze kurebera umupira ku bibuga by'Inyamirambo cyangwa kumva imikino ya UEFA Champions League kuri radio mbere y'umwaduko wa za YouTube na DSTV, aruzi ko ikipe yawe itsinze igitego ari ugusimbuka ugasimbuka koko, ndetse yewe hari n'abahitaga basuka amarira y'ibyishimo. Gusa uyu munsi ho siko biri. Iyo ikipe yawe itsinze mbere yo kwishima usigaye ubanza gutegerezaho gato. Umufana yawe ari ku kibuga cyangwa ari kurebera umupira kuri televiziyo abanza kureba niba umusifuzi azamura igitambaro cyangwa niba ari buzamura ukuboko akerekeza urutoki ku byuma biba biri mu matwi ye. Icyo gihe umutima w'umufana uba wahagaze avuga ati reka ntegereze VAR. Uyu munsi usanga n'abasifuzi bafatwaga nk'imana mu kibuga bakiza cyangwa bakica mu kibuga batagifata icyemezo. Baravuga bati reka manze numve cyangwa ndebe icyo VAR bivugaho. None se VAR ni intambwe igana ku butabera cyangwa ni ishyano ryangije isura y'umukino twakundaga? Hari abemeza ko VAR yazanye byinshi byiza birimo guca ruswa no kusana amakosa y'abasifuzi, gutanga umwanzuro n'icyemezo gisobanutse kuri penalty, kurarira ndetse no kureba neza igitego niba cyarinze umurongo ngo cyemerwe cyangwa gihakanwe. Gusa hari n'abandi bavuga ko VAR yazanye ibibazo byinshi mu mukino, bati yatubujije ibyishimo n'akanyamuneza, ihindura amarira ibitwenge cyangwa se nanone ibitwenge ikabihindura amarira. Ese hari ikintu kibabaje kurusha kwangirwa igitego kubera urutoki rw'umukinnyi rwarayemo santimetero ebyiri? Ese hari agahinda n'ishavu biruta kubona umusifuzi yemeje igitego ukishima cyane hanyuma hashira umunota umwe gusa ibintu bigahinduka? Umwe mu bafana b'i Burayi yigeze kuvuga ko iyo VAR igiye gukoreshwa ngo adahumeka neza, icyizere kikayoyoka kuko nyine ngabazi neza ko VAR ishobora kubuza ikipe yo gutsinda no kwandika amateka. Undi ati niba VAR ari izagena ibyishimo byanjye sindi umufana w'umupira, ahubwo ndi umushyitsi mu cyumba ibyo byemezo bifatirwamo kuko ariho umutima wanjye uri nubwo mba nicaye muri stade. None se ubundi VAR ni iki kuri wowe? Ni umukiza? Ni igisambo urubebe cyangwa ni intwaro y'ikoranabuhanga itaramenya uko ikoreshwa neza? VAR ni ubutabera cyangwa ari ishyano rishya ryadukiye ruhago yacu? Ibi byose tugiye kubisesengura muri iki cyegeranyo. Turebere hamwe ukuntu nubwo VAR ari ijambo rito ryahinduye ibintu byinshi birimo ibikombe, imikino, amateka n'ibyishimo by'abakunzi ba ruhago. Mbahaye ikaze njyomba kuri mikro nitwa Bonerabayo. Iyi si itangiye gushidikanya ku butabera ihita yubaka ikoranabuhanga. Mbere ko dukomeza kwibaza niba VAR ari ubutabera cyangwa ishyano, reka tubanze dusubire inyuma turebe aho yaturutse n'icyatumye iza. Ku mupira w'amaguru wa mukino ukundwa kurusha indi yose ku isi, hari ikibazo cyagiye gikomeza kugaragara. Abasifuzi bagiye bakora amakosa agaragara kandi rimwe na rimwe agashyira akadomo ku nzozi z'amakipe n'abafana.